Aya basi reka turebe ninde ushobora kuba wayobora umuziki nyarwanda muri aba babiri. Ngayo nguko reka dukore viza hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody. Ese wowe ubona ari nde ushobora kuba wayobora umuziki nyarwanda? Ariko reka tugendere ku bikorwa byabo bagiye bakora, nibyo birabasha kuba byatubwira ninde ushobora kuba waba uwa mbere cyangwa se akaba yayobora umuziki nyarwanda. Duhereye kuri Bruce Melody rero, ku rubuga rwe rwa Instagram akurikirwa n'abantu 1,100,000. The Ben akurikirwa na 1,000,000. Nk'uko bimeze rero bigenda bigaragarira buri umwe wese, wabasha kuba wabibona nawe urabibona neza ko Bruce Melody ari kurusha The Ben abantu 200 bose. Dukomeze rero, reka tumashe kuba twanamenya izindi mbuga zabo nkoranyambaga zigiye zitandukanye, tubashe kuba twamenya ngo YouTube channel zabo zimeze zite. Bruce Melody rero nk'uko mubibona YouTube channel ye ikurikirwa n'ibihumbi 848 by'abasubscribers. Akaba afite video 179 nk'uko bigenda bigaragarira buri umwe wese. Ese wowe The Ben we akurikirwa n'abangahe? Ese yabarusha Bruce Melody? Reka turebe nk'uko bimeze nawe. The Ben rero nk'uko bigaragarira buri umwe wese akurikirwa n'ibihumbi 536 by'abasubscribers. Akaba afite video 26 nk'uko mugenda mubibona. Ariko nk'uko mwabibonye uwo bita Bruce Melody yagacanzemo ati The Ben ni garafreri. Reka tumaze twanareba ngo ibi bintu byaba ari byo. Reka dukomeze turebe ku rubuga rwa Facebook. Nk'uko mubibona Bruce Melody akurikirwa n'ibihumbi 383 n'ibice bitatu by'abafollowers nk'uko bigaragarira buri umwe wese. Ese wowe urabona The Ben ari akurikirwa n'abafollowers bangahe ku rubuga rwe rwa Facebook? Reka turebe The Ben ngo bimeze bite uko bigaragara. Dore The Ben we ku rubuga rwe rwa Facebook afite abafollowers ibihumbi 683.5k uko bigaragara. Aho ushobora guhita uvuga ati se The Ben arakubiye cyangwa se akurikirwa n'abantu benshi cyane. Reka noneho dukomeze turebe nk'uko imbuga zabo zabitweretse. Reka turebe ku ndirimbo babashije kuba bakora cyangwa se ku ndirimbo baba barakoze collabo n'abandi bahanzi. Indirimbo ya Bruce Melody yakoranye na Shaggy ngo we na She's Around murayizi, ayo bita funga macho babashije kuba bakorera remix cyangwa se bakaba barayipfubuye bakamasha kuba bayisubiramo. Ifite 8,7 ikaba imaze imyaka 2. Nk'uko rero mubibona murabizi iyi ndirimbo yakunzwe na benshi hano mu Rwanda, dore ko yabaye ikimenya bose hano mu Rwanda. The Ben we reka turebe ngo indirimbo ye yabashije kuba yarebwa cyane, yarebwe na miliyoni zingahe cyangwa se yagize abantu bangahe. Dore ko iyi ndirimbo ya The Ben yakoze collabo na Diamond Platinum bayise ngo Why, yagize miliyoni 27, ikaba ifite
views miliyoni 27 ikaba imaze imyaka 3. Reka tumashe kuba twamenya buri kimwe cyose, dore ngizo analyse z'abahanzi bakomeye hano mu Rwanda. Ese wowe ubona ari nde ushobora kwegukana umwanya wa mbere? Rero wibuke kwandika muri komenti umbwira ati uyu niwe ushobora kuba uwa mbere bitewe n'ibikorwa bye, dore ko byigaragaza. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, nubutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.